nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye ngusuza kandi ngushimira ko warahisemo yicano n'ibyagaciro komeye cyane kubugaritse kubana twanya nk'uyu nguyu. Turi mu kiganiro cy'ubuzima, turi muri Relax Life Center, ndi kumwe na Dr. Desire. Nishimiye ko kwakira muganga. Ya murakoze cyane, namwe ndabishimiye. Yego. Nkuko mujya mudufasha mu bigano by'ubuzima, uyu munsi ndagira tuze kuganira ku burwayi bw'igifu. Yego. Ubundi ni ibihe bimenyetso bishobora kwereka umuntu ko afite uburwayi bw'igifu? Ya murakoze cyane, reka dutangire tuvuga ngo ubundi uburwayi bw'igifu twabugereranya naho ari uruganda rushinzwe igogora mu mubiri w'umuntu. Yego. Hanyuma rero uragize uti ibimenyetso bikwereka ko umuntu ashobora kuba arwaye igifu. Yongere nibutse n'abaduteze amatwi ko uyu ni umwanya aho umuntu ashobora kwikorera isuzuma burye akavuga ati bya bimenyetso bavuze numvise harimo 2 cyangwa 3, noneho reka mbe najya kuri Relax Life Center cyangwa se mbe nakwifasha muri ubu buryo, kubera ko nabonye afite muri bya bimenyetso bimwereka ko nawe ashobora kuba afite icyo kibazo k'igifu. Bimwe mu bimenyetso rero hari ukugira ububabare mu gice cy'imbere cyangwa se cyo aho bakunze kwita ngo ni mu kameme. Twebwe tubwita epigastric pain. Iyo rero umuntu ari kubabara hano ni ukuvuga ngo ibyo kurya ushobora kuba winjiza ibyo kurya ntibyinjire neza, ni cyagiye umuntu ahitaruka akimara kurya, bikwereka ko umuntu afite uburibwe bw'igifu ariko igifu cye kirwaye ubwinjiriro. Ashobora no kuba aribwa mu kameme rero akaruka ibyo kurya byamaze kugera mu gifu. Byose ni uburwayi butandukanye, iyo tubyinjiyemo nk'umuganga we umenya ngo ni uburwayi bw'igifu buri muri ubu bwoko. Hanyuma ikindi kimenyetso rero ni ukubabara cyane cyane iyo umuntu agiye kuryama bitewe n'uko yamaze kurya ibyo kurya byuzuriranye mu gifu. Hari ukuba igifu gitangiye kugira imbaraga zikenera gukora hanyuma bikakinaniza. Ikindi twavuga rero ni ukumva ushaka kuruka. Kumara kurya ukaba uhita wumva ushatse kuruka. Narimaze kubivuga uko bishobora kwereka yuko uburwayi bw'igifu cyawe bufite acide nyinshi. Ikindi ni ukumva hari ibyo kurya udashaka, ko cyane cyane nk'ibinyampeke, ibintu bitera imbaraga, iyo bigeze mu gifu umuntu wagira imbaraga nkeya kuko igifu kiba gifite intege nkeya. Ubundi tubivuzeho muri rusange gakeya, uburwayi bw'igifu ushobora kuba ari uburwayi burimo nk'ibice 2, aho acide ishobora kuba nyinshi ikaba nkeya, cyangwa se umuntu akagira ibisebe ku gifu. Iyo rero ajya kurya, amara kurya agahita aruka, nibikwereka yuko ashobora kuba afite ibisebe, cyangwa se iyo azamura ibyo twita reflex, ni umwuka ushobora kuzamuka uvuye mu gifu bitewe na acide nyinshi, hanyuma ukaba watwika mu muhogo cyangwa se ugatwika umunwa. Uzajya ubona hari n'abantu bafite iminwa bikagaragazwa nuko kubera bwa burwayi bw'igifu acide yazamutse ari nyinshi ihita itwika ku munwa. Ibindi ni ukubura apeti cyangwa se kunanirwa kurya, cyane cyane nk'ibintu bitera imbaraga, ibinyampeke, ibintu biribwa bikomeye. Umuntu yajya kubirya agahita atangira gusepfura, agatangira kugira ko imbaraga zibaye nkeya z'igifu, acide izamuka ari nyinshi. Ikindi ni ugutakaza ibiro ku buryo budasanzwe. Gutakaza ibiro ku buryo budasanzwe buriya ni ikimenyetso gikomeye ku burwayi bwo ari bwo bwose. Aho umuntu ashobora gutakaza nk'ibiro 5 mu kwezi kumwe, biba bisobanuye ko hari ikibazo kidasanzwe mu mubiri. By'umwihariko rero nk'uruganda rw'igogora mu mubiri w'umuntu, iyo ari gutakaza ibiro nubwo byaba 2 mu kwezi, bikwereka ko igifu cyawe noneho yabonye n'ibindi bimenyetso igifu kitari gukora neza, gishobora kuba gifitemo ibyo bibazo. Ikindi hari ubwo iyo kimaze gukura cyane, twagiye tubivuga ko uburwayi bw'igifu bushobora kuza
burimo bya bice bitatu, aside nyinshi, ibisebe ku gifu. Umuntu ashobora kugira ibisebe ku gifu, hanyuma yarya ibyo kurya bigatoneka cya gisebe, hanyuma ni cya gihe umuntu ashobora kujya ku musarani akaba yakwituma amaraso, cyangwa se yaharuka akaruka amaraso. Ibyo byose bikwereka icyiciro uburwayi bw'igifu cyawe buriho. Ibindi bimenyetso abantu benshi bakunze kugaragaza hari ukubwira ngo arokerwa mu bitugu, kubera ko aside nayo iyo imaze kuzamuka yishakira inzira ikwirakwira mu mubiri. Hari ukubwira ko afite bwa buribwe bwo mu kameme mu bice bitandukanye, yaba hasi cyangwa se hejuru mu gatuza. Hari ukubwira yuko kubera aside izamuka n'ubundi umutwe umurya. Ariko urumva iyo ugiye gukora analize neza ubanza kumenya ngo ubwo buribwe bwe bwahereye hehe. Iyo bwahereye mu kameme, bwahereye mu gifu, bushobora gukwirakwira bitewe na ya aside. Aside nayo buriya ishobora kuba nkeya cyangwa ishobora kuba nyinshi. Byose bishobora guteza ikibazo mu mubiri w'umuntu, kandi bikagaragara ko ari ibimenyetso biganisha ku burwayi bw'igifu. Ubundi muri rusange ni iki gitera ubu burwayi? Ibi bimwe mu bintu bitera ubu burwayi bw'igifu rero, nk'uko twabivuze, uburwayi bw'igifu bushobora kuza ari aside yabaye nyinshi cyangwa yabaye nkeya, cyangwa se ari ibisebe mu gifu. Ariko hari n'agakoko gatera rero virusi itera uburwayi bw'igifu, ariyo bita H. pylori. Iyi H. pylori ni virusi yinjira mu gifu, ishobora kuba iturutse mu byo twariye byo hanze byanduye bifite ubwo bwandu nka virusi, hanyuma yo bikanduza iyi virusi ikagera mu gifu. Ni hahandi wumva umuntu aribwa cyane mu nda ku buryo budasanzwe, akagira amakonstipation cyangwa se diare yizanye yihuse cyane. Ibi bintu nabyo iyi virusi, aka gakoko gatera uburwayi bita H. pylori ku gifu, abantu baba bagomba kwivuza neza, bakarya n'ibyo kurya bifite isuku, kubera yuko iyi H. pylori ikwirakwira mu mara cyane, ikaba yatezamo na kanseri, ikaba yateza kanseri y'igifu, ikaba yagira ibindi bishobora guteza uburwayi bw'igifu. Dushobora kuvugamo kunywa inzoga nyinshi, kunywa inzoga nyinshi by'umwihariko za nzoga zikarishye cyane. Zishobora kuba za nzoga ziri bugere mu nda zikaba zatwika. Buriya igifu kigiye kigira utuntu tw'utwoya tworohereza mu igogora. Iyo rero ushyizemo za nzoga zikarishye cyane zikaba zabitwika, biteza n'uburwayi bw'igifu, ukajya bakubwira ngo ufite ibisebe ku gifu. Ikindi twavuga ni kunywa itabi. Itabi naryo ni ribi cyane. Ikindi tutabura kuvuga rero ni umujagararo w'ubwonko. Buriya igifu nabyo cyo ni nk'ubundi bwonko bukora mu mubiri, kuko iyo umuntu afite umujagararo ukomeye w'ubwonko, nabyo bituma igogora ridakora neza. Ubwo ni stress. Ni stress. Ni ukuvuga ngo buriya igifu gikorana bya hafi n'ubwonko. Iyo umubiri wishimye uvubura imvubura neza, hanyuma igifu kigakora neza, igogora rikagenda neza. Iyo umubiri utishimye uvubura amadopamine adakenewe cyangwa se makeya, hanyuma na cya gifu kikaba cyakora nabi, kubera ko umubiri w'umuntu ntago mu by'ukuri wishimye, bishobora kuba biturutse kuri ya stress. Izindi ni ibigendanye noneho n'imirire. Mu bigendanye n'imirire dushobora kuvuga bimwe mu byatera uburwayi bw'igifu. Hari imirire abantu bavanga ibyo kurya bitavangika. Mu mirire hari ibyo kurya ushobora kuvanga ubwabyo bikaba byacura cyangwa se byakreatinga ikintu kitari cyiza mu mubiri, nka intoxication mu mubiri wawe, ndetse n'igifu kigahita kizamura acide. Aha dushobora kuvugamo umuntu ashobora kuvanga imbuto zifite amaside akazivanga n'ibindi bintu biryohereye. Ibyo ni bibi cyane, bizamura amaside. Umuntu ashobora kuvanga ibintu by'amavuta menshi, nk'uko umuntu ashobora gukoresha fromage ifite amavuta menshi, yarangiza agashyiraho n'ibindi, akanwa n'ibindi bintu bifite isukari nyinshi kandi bishyushye. Aha turavuga nk'abantu bakunze kurya ibyo kurya bifite amavuta menshi, kandi akabigerekaho kuba yakoresha bya mavuta bya binyamasukari kandi bishyushye. Aha turavugamo nk'icyayi kirimo isukari nyinshi cyangwa se ubuki. Iyo bivanze na ya mavuta, bya byo kurya by'amavuta menshi, ni bibi cyane, kuko birangiriza, bituma ya acide iba nyinshi, hanyuma umubiri w'umuntu igifu cyawe kikazamura acide.
acide umubiri wawe wose ugacika intege ndetse n'uburwayi ntuze kumenya aho buturutse. Ikindi tutabura kuvuga ni indwara zigendanye no kuzamura acide nyinshi mu gifu. Kugendana acide nyinshi kuzamura acide nyinshi mu gifu twagiye tubivugaho zishobora guturuka kuba imisemburo y'ibyishimo, imisemburo mu mubiri wawe itameze neza. Bishobora guturuka kuba nawe mu by'ukuri igogora ryawe ritameze neza, bishobora guturuka ku buryo butandukanye, ku mirire yawe, bishobora guturuka ku buryo wavanze imirire yawe, ibyo byose bikaba byahita bizamura acide. Ariko bigasanga bitasobanuye ko ari uburwayi bw'igifu, ahubwo niba ufite uwo muco wo kuvanga ibyo kurya mu buryo budakwiriye bigakomeza bizamura ya acide, bikazakuganisha ku burwayi runaka bw'igifu, ugasanga ufite bwa burwayi bw'igifu muri bwa buryo butatu twavuze, aho umuntu ashobora kugira H pylori, ka gakoko gatera virusi ku gifu, cyangwa ukagira acide nyinshi mu gifu, cyangwa se ukagira ubundi burwayi nk'ibisebe byo ku gifu. So ibyo rero ni bimwe mu byo twavuga bishobora guteza uburwayi bw'igifu muri rusange. Wakomeje kuvuga ku kintu cyo kuzamura acide, umuntu ashobora kubwirwa n'iki ko acide ye yazamutse mu gifu? Iyo acide yazamutse mu gifu ubundi hari abazamura ibirungurira, akumva azamura amazi ashaririye, icyo ni kimwe. Hari abazamura umwuka mubi, akumva umwuka urazamuka, ashobora no kumva ari umwuka umeze nk'utwika. Yose buriya twavuga ngo kuzamura acide ku gifu mu gifu biba bimeze nk'uko kera wabonaga nk'iyo bafunguye urwina, umwuka uhita uzamuka ari mwinshi cyane ushyushye. Uriya mwuka rero niyo mpamvu hari abagira ibibazo ugasanga iminwa yarababutse bitewe n'iyo acide yo mu gifu, hari abagira ikibazo ugasanga aragira ikibazo mu buhumekero biturutse kuri ya acide. So naho ngaho rero uhita umenya yuko acide yazamutse mu gifu. N'ikindi twavuga n'abandi bagira ibibazo byo kokerwa mu bitugu, burya na acide iba yazamutse igakwirakwira mu bice bitandukanye by'umubiri. Mu kanya urimo dusobanura ibimenyetso by'uburwayi, ubundi umuntu wibisheho ibimenyetso by'uburwayi aho akwiye gukora iki? Icyo wakora, urumva ikintu cya mbere cyo gukora ni ukujya kwa muganga. Buriya iyo umuntu yumvisemo hari ibimenyetso bijya guhura, umuntu ashobora kuruka yagize ikindi kibazo atari igifu gusa, umuntu ashobora kuribwa mu nda atari mu kameme ariko ari kumva ari mu nda gusa. Ariko hari iyo turi kuvuga ibimenyetso nk'ibi ngibi ukumva ari ibimenyetso bine bishobora kuba bikurikiranye, ikintu cya mbere wakora ni ukujya kwa muganga. Kujya kwa muganga tugasuzuma tukamenya ngo ufite uburwayi bw'igifu, tukagendera ku buryo bw'imibereho yawe, uburyo uryamo, kuko turaza kubibona ko n'uburyo umuntu arya, niba afata ifunguro amasaha atandukanye bishobora gutuma ya acide izamuka bikamuteza ikibazo. Ikindi rero umuntu ashaka kuba yakora ni ukujya kwipimisha cyane cyane aka gakoko gatera uburwayi bw'igifu ka H pylori. H pylori kubera yuko iyi virusi uko itinda mu mubiri igenda ikura ikaba yakwangiza byinshi. Hari kuzamuka kw'iyo acide, hari ukuribwa, hari ugutuma igogora rigenda nabi, hari uko umuntu atashobora gukomeza yivuza avuga ngo wenda afite amaconstipation kandi byaraturutse kuri cya kibazo cya H pylori afite. Hari ukuba umuntu atangiye kumva aribwa mu nda akavuga ati wenda ni umwijima kandi ari H pylori. Hari ukuba umuntu atangiye kugira diare akavuga ngo ni amibe kandi ari H pylori. So urumva ikiza ni ukwisuzumisha. Ikindi twavuga rero ni ukureba kugenzura ibigendanye n'imirire. Imirire kubera yuko tuzi yuko buriya nko iyo umuntu afite acide cyangwa afite ikibazo cy'igifu agakoresha imirire irimo imvange cyangwa se ibirungo byinshi bitandukanye, twavugamo ibirungo bikangura umubiri. Iyo umuntu akoresha ibyo birungo byose bituma cya kibazo kirushaho gukomera kikagira ubukare. Urumva rero kimwe mu bintu yakora ni ukugabanya ibirungo byinshi mu biryo arya. Ikindi twavuga rero nanone ni ukurira amasaha amwe. Kurira amasaha amwe birafasha kuko buriya twagiye tubivugaho ko igifu gikorana bya hafi n'ubwonko. Iyo ubwonko buriya impamvu uzabibona ko igifu gikorana bya hafi n'ubwonko nuko abantu twese tuba tuzi yuko saa sita umuntu asonza akajya kurya, ariko nta kintu na kimwe cyakubwiye yuko saa sita ariyo masaha yo kurya.
nta nubwo igifu kiba cyabikubwiye ahubwo ni ubwonko buba bwabwiye igifu. So rero iyo umuntu arya amasaha atandukanye, ukarya saa 5 ejo ukarya saa 8 ejo ukarya saa 10, burya uba uri kubwira ubwonko bwawe ngo nta gihe cyo kurya. Ibi bishobora kukuzaniraho ingaruka rero nabwo ugasanga za acide zirazamuka kubera yuko uburyo bwo guhuza aya masaha yawe n'imvubura zikora mu gifu buratandukanye. Igihe igifu cyawe cyakeneye kuba cyakora cyazamuriye za mvubura zifasha gukora neza, cyasanze mu gifu nta kintu kirimo. Ibyo rero byangiza igifu ugasanga kiri kugira ikibazo. Ikindi twavuga rero ni uguhindura imirire. Niba wajyaga kuryama, umuntu agiye kuryama akoresheje ibyo kurya bikomeye, biba byiza kuba umuntu ajya kuryama yakoresheje imirire y'ibyo kurya byoroshye, biri soft, bidatuma igifu cyawe kirara gikora cyane. Kuko buriya niba umuntu agiye kuryama ukaba urajemo imirire y'ibyo kurya bikomeye cyane bitera imbaraga kandi utagiye kurara uhinga, ibyo ngibyo ni ibyangiza igifu kuko kirara gikora cyane. Kandi uko kirara gikora cyane twabivuze ko igifu gikorana n'ubwonko. Ni cya gihe uzasanga umuntu mu gitondo ari kukubwira ngo abyutse umutwe uri kumurya, abyutse umutwe uri kumurya kandi yaryamye ariye ameze neza nta kibazo. Icyo ni kimwe mu bikwereka yuko imirire yawe ntabwo igendanye n'uburwayi ufite. Kuko igifu cyaraye cyuzuriranye, kirara gikora, bucya mu gitondo umubiri wananiwe. Ikindi twavuga rero ni ukugira ibyo ureka. Niba umuntu anywa inzoga nyinshi akazireka cyangwa akazigabanya, niba anywa itabi akarireka cyangwa akarigabanya, ibi byose ni bimwe mu byo umuntu yakora kugira ngo agabanye bwa bukana butangiye kumubaho. Hanyuma mu mirire rero hari ibyo tujya twifashisha bishobora gufasha umuntu urwaye igifu, cyane cyane nko ari cya gifu kizamura acide nyinshi. Tuzi yuko buriya amashu ni umuti mwiza cyane w'igifu, cyane cyane by'umwihariko iyo umuntu abasha gukora potage y'amashu n'ibirayi. Amashu n'ibirayi birafasha cyane, bigabanya kunetraliza ya acide ntizamuke ngo ibe nyinshi. Buriya hari n'abantu bajya bibwira ngo kunywa amata ngo bifasha gukaruma igifu. Ahubwo amata buriya nayo iyo ageze mu nda nayo akenera acide kugira ngo abashe kugororeka neza. Ahubwo kubera ko akenera acide agasanga irimo, bituma ya acide itazamuka, hanyuma umuntu we akumva ngo igifu cyoroshye. Ariko burya iyo hashize nk'amasaha 3 cyangwa 2 yanyoye amata, n'ubundi ya acide izamuka noneho ari nyinshi kurenza uko yajyaga izamuka. So rero ubundi n'amata ubwo biba biri muri bimwe mu byo umuntu agomba kuba yagabanya. Ibindi twavuga ni nk'ibyo kunywa by'amasukari. By'umwihariko hari ibyo kunywa tuzi ko ubwabyo bigiramo amaside, byo kunywa tuzi ko bafungura ukumva bizite acide. Ibi byo kunywa nabyo ntabwo aba ari byiza kubikoresha igihe umuntu yiyumvamo ko afite iki kibazo, kuko nabyo bwabyo biba bikomeza kongera cya kibazo cya acide. Mbere yuko dusoza abana reka turabe ku ngaruka z'uburwayi. Ubundi uburwayi bufite ingaruka ki ku buzima bw'umuntu? Murakoze cyane. Twatangiye tuvuga ngo uburwayi bw'igifu, igifu twakigereranya n'uruganda rw'igogora mu mubiri. Iyo rero umuntu afite ikibazo cy'igifu, ingaruka ziba ari nyinshi muri rusange. Zimwe mu ngaruka twagiye tubivugaho ko umuntu ashobora kugira bwa burwayi bw'igifu, ukagira acide, ukagira ibisebe ku gifu, hanyuma warya bya bisebe ugasanga bitonetse ibyo kurya cyangwa se ibyo wagejeje mu gifu bitonetse bya bisebe, umuntu akaba yagira ikintu cyo guhitaruka akaruka amaraso. Iyo rero bikomeje gutya bishobora kuvamo kanseri y'igifu. Ibi ni kimwe nuko umuntu ashobora kujya akituma umusarani urimo amaraso. Ibi bishobora kumuviramo kanseri y'igifu. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri harimo guhora umuntu arwaye ka gakoko ka H pylori. Ubwabyo biriya byangiza amara, kuko amara ubundi igifu iyo kimaze gukora igogora neza cyohereza mu mara. Amara niyo ahitamo ibyo kurya birajya gufasha ibice by'umubiri bitandukanye, bikakuramo amavitamine ajya gufasha umubiri. Iyo rero ufitemo ka gakoko bigera mu mara, amara bikayangiza. Ni cyagiye bazakubwira ngo umuntu amara yabaye maremare cyangwa yabaye magufiya. Wenda byaraturutse ku kibazo cya H pylori utivuje neza, cyangwa se umuntu yagize ikibazo cya kanseri y'amara.
byaratewe n'iki no kutivuza neza ka gakoko ka H pylori uhora urwaye mu gifu. Ubu ni na byiza ngo iyo umuntu yakivuje neza niba yafashe antibiotique agenda akoreshe controle amenye ngo ese kashizemo cyangwa karacyarimo. Izo ni ingaruka. Ikindi nk'ingaruka rero nuko umuntu ashobora kugira bya bisebe kubera ko afite ubwa burwayi akaviramo imbere. Ya maraso yo agenda aviramo imbere nabyo bishobora guteza ikibazo mu mubiri w'umuntu. Ikindi nuko bishobora kugutera iyo umuntu arwara igifu kenshi bigabanya icyo twakwita fer. Niba bigabanya feri rero biba bimuganisha kuba yagira ikibazo cyo kugira amaraso makeya cyangwa kugira anemi, ugasanga aragenda acika intege. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye kurwara, iyo umuntu arwaye igifu yagogora ritagenda neza, feri ikagabanuka, niyo mpamvu akunze guhita atakaza ibiro ku buryo budasanzwe. Ni ukubera ko aba yatangiye kugira ikibazo cya feri bikamuganisha ku ngaruka yo kugira anemi. Ku muntu ufite wiyumvamo ibi bimenyetso cyangwa se usanzwe ufite uburwayi bw'igifu mwebwe hari icyo mumufasha? Turamufasha cyane. Muri Relax Life Center tuba dufite ubuvuzi butandukanye burimo bwa bujyanama. Twagiye tubivugaho ko nk'uburwayi bw'igifu ushobora kwisanga ari ibibazo bigendanye na lifestyle, imirire yawe, ku buryo bwo guhuza ibyo kurya ubirya gute cyangwa se uvanga ibyo kurya gute. Abantu bagomba kumenya ngo hari imbuto zitavangwa. Umuntu ashobora kuba yavuga ngo agiye gufata imbuto, agafata za mbuto zifite acide nyinshi nk'ibinyomoro, nk'inanasi, byose akabivangavanga, ubwabyo bikamutera cya kibazo cy'igifu. So muri Relax Life Center ubwo bujyanama bwose buba bukenewe, yaba ari ku mirire yaba ari ku myitwarire. Hanyuma rero iyo yamaze kurwara hari n'imiti, tugira food supplement ishobora kumufasha zikamuvura uburwayi bwose butandukanye bw'igifu. Hanyuma ibyo tubona biturenze natwe tukamurefera ahandi hari hejuru yacu. Umuntu wakeneye yabona gute? Murakoze cyane. Dukorera Kimironko, twegeranye n'urusengero bita Foursquare Gospel Church. Hanyuma hari n'imirongo yacu ya telefone ushobora kuduhamagara cyangwa kongera kuri WhatsApp. Yaba uri mu Rwanda yaba ari hanze y'igihugu tukaba twamufasha. Ni 0788302368. Yego, reka ngushimire kubw'umwanya waduhaye n'ibisobanuro byiza watugejejeho. Twizere ko abadukurikiye babashe gusobanukirwa, kandi twizeye ko n'ubutaha muzatwemerera tukongera tukaganira. Yego. Reka dushime n'abadukurikiye. Kuwifuza ko hari uburwayi twamusobanurira cyangwa se ikindi kibazo yifuza ashobora kugishyira muri comment cyangwa se akaba yahamagara kuri izo nimero mwavuze kugira ngo abashe gusobanukirwa birenze ibyo. Ibiganiro byacu byo biracyakomeza.